Kenisi aravuga ariko nta kintu. Uziko ikipe iri kuyoborwa n'abantu benshi cyane. Harimo akavuyo no akajagari. Aka kajagari rero ni kadacika twe tuzihorera muri ibi. Ko habaho guhuza no kugendera ku murongo uvuga ngo nimba Rayon Sports ni ikintu kiri hamwe n'abantu bakize hamwe ntago duhamya ko Nyakubahwa perezida wa Rayon Sports Bwana Twagirayezu Tadeyo rwose Rayon Sports nta kintu ifite. Mama yamuwe jye najya muri Tanzania makura malariya makura imvune makura itsinzwe. jewe ikibazo cyanjye ndakizi. Ikibazo cyanjye mfite no mu kibuga ureba defense yanjye iri gukora, hagati yanjye ari gukora, abataka naguze bose nta n'umwe uri gukora, bose baravunitse. Ariko ugiye bazakirira cyose umva njyewe nta muntu uzamfunga, no gusura nta muntu nzabyemerera njyewe. Nyuma yuko ikipe ya Polisi FC ibatsinze igitego kimwe ku busa, ikipe ya Gasogi Unity irabagaritse mwije ibitego 2-2. Niki cyabuze mu ikipe yanyu ya Rayon Sports kugira ngo mubashe gutsinda ikipe ya Gasogi United? Twe twabuze motivation, tubura n'abataka. Umufana yari yaje n'abakinnyi bari bitanze uko bishoboka. Njyewe ikintu cyabuze, njyewe n'umuntu nongere ngisubiremo, bari abataka banje babiri bavunitse. Igihe bazakirira mu bavandimwe, hari igihe kubwa Gomez, hari igihe muri fazare yarangiye ndi ku mwanya wa 7, ndaza ndabaturuna bose ntwara igikombe. Nubundi uyu mwaka niko nzabaturuna. Wizeye ko uzatwara igikombe ikipe ya APR? Igikombe APR iyi ndeba iri mu gishanga. Njyewe igikombe nzakitwara mpagaze n'amaguru abiri. Zira miliyari bashoye APR, zira miliyari bashoye iguramo mitiweli z'abaturage. Nuwe rutayizamu wanyu uzatwara ikipe ya Rayon Sports nyuma yuko mufundikishije uwitwa Nganye, ubona ninde uzatwara ikipe ya Rayon Sports kugira ngo ayiheke? Nganye wenyine se garitse ni iki kibura mu ikipe yanyu ya Rayon Sports? Rayon Sports ntago yatsinzwe ku rwego rw'uko yabuze abakinnyi, ahubwo yatsinzwe kubera ko yabuze ubumwe, kandi ubwo bumwe buri mu bantu babikora mu nyungu zabo. Ikipe ya Rayon Sports nibitaba ngombwa ko habaho guhuza no kugendera ku murongo uvuga ngo nimba Rayon Sports ni ikintu kiri hamwe n'abantu bakize hamwe ntago duhamya ko abakinnyi ba Sports babi. Urabemye mu nyamakuru ikipe ya Rayon Sports mbona ari nziza cyane, ariko niki cyabuze kugira ngo ikipe ya Rayon Sports abakinnyi ba Rayon Sports ni beza, ariko niki kibura kugira ngo ikipe ya Rayon Sports itsinde? Harabura ikintu cyitwa gushyira hamwe, kandi ikindi gushyira hamwe kwa mbere gushoboka kwanageza ku iterambere Rayon Sports nive mu bintu bya ndayizi, ndayikunda, ndayikeneye, ndayishaka, ahubwo habeho kuvuga ngo ni iki gishobora kuba cyo kubwo Rayon Sports yaba umuntu umwe, aho kugira ngo ijye ku mutwe w'abantu benshi. Undi hari umuntu wavuze cyane rimwe ikipe bimeze gute mubyeyi? Neza munyamakuru akarima ka rusange. Iki kugira ngo ikipe ya Rayon Sports itsinde uyu mukino w'ikipe ya Gasogi United? Kiri kubura rero ikipe yacu Rayon Sports hagarutsemo ishyamba rero mugira ishyamba batagize ngo bariteme, n'ubundi tuzahura muri ibi ngibi. None se reba nk'umuntu agurira abakinnyi Rayon Sports akajya kugura abakinnyi bareshya na metero nzovu, ubu mu by'ukuri ninde hano wambwira yatsindisha umutwe mu ikipe yacu? Na yaye makosa yabaye kugira ngo ikipe ya Gasogi United mujye kuruhuka ibatsinze ibitego 2 kandi mwari mwabanje igitego. Makosa rero je nubwo amakosa bari kwiyegeka ku mutoza, ikibazo si umutoza, ahubwo niryo shyamba nakubwiraga riri mu ikipe ryacu. Nibagenda bariteme ikipe ifata umuntu umwe gusa, uri kumva kuko abantu benshi byende bavuga ngo imbwa nyinshi ziyobya, abahigi benshi bayobya imbwa. Turumvikana neza, mu gihe badafasha ikipe idafasha umuntu umwe tuzahora muri ibi ngibi twibere muri ibi ngibi, kuko ikipe nta kintu kirimo pe, nta bakinnyi nta wenda nuko twagize amahirwe make tukavunikisha ba rutayizamu bacu, ariko n'ubundi nibanagaruka nabo nta kintu tuzaba dufite rwose, si ukubeshya. Ikipe ya Rayon Sports ariko yitwaye neza nyuma yuko perezida w'ikipe ya Gasogi United Kenisi atangaje ko aratsinda ikipe ya Rayon Sports, araje muranganyije. Ni iki wabwira Kenisi nubwo ikipe ye itabatsinze? Kenisi ibyo avuga byo pe ababibonana kandi bibari ibyo, turumvikana neza. Nawe arabona ikipe yacu ni ikipe navuga iri ku rudandi, nawe nundi yabimeritaga yuko yanayitsinda, ahubwo aratubabariye mu by'ukuri, niko navuga aratubabariye, ubundi ibice byari nka 3 ku busa. Ikipe ya Gasogi United
irabarokotse cyangwa murayirokotse? twebwe turayirokotse pe ni ukuri ko Imana turayirokotse kuko babonye ko Gasogi n'ubundi iri kuturusha cyane. Rayon Sports nta kintu kiyirimo mu gihe rero badahinduye rero shyamba riri muri Rayon Sports ngo bagende barebe ukuntu baritema. Nta muntu twabona tubyegeka turabyegeka kuri inde kubera nta muntu mwabyegeka nuko ikipe Rayon Sports ntawo ufite uyiyobora wenyine niyo mpamvu ntawe twabona tubyegeka kuko ikipe iri kuyoborwa n'abantu benshi cyane.